Bakunzi ba Byakubera TV rero, abantu mudaheruka mu karere ka Musanze, aha duherereye ni quartier yitwa Karisimbi hafi ya Inesi. Muri kubibona dore hakurya imisozi, inaha haba klima nziza cyane. Uyu ni umuhanda ujya kuri Inesi, haba klima nziza rwose, ndabibakumbuje bana mutaheruka rwose, habaye heza. Nyuma yo kubereka rero iki kirere cya Musanze, ndagira ngo mbabwire, ndatabaza rwose, ndatabariza abanyeshuri, ndatabariza urubyiruko rw'inaha muri Musanze, rwibasiwe cyane cyane n'abajura b'abatekamitwe, b'abatubuzi, abatera kaci. Rwose inzego z'umutekano zibyiteho kuko birakabije. Ikigaragara ni uko nubwo bimeze gutyo rwose, harimo ikintu cyitwa gutekera abanyeshuri imitwe cyane. Amamashini bayabamazeho, amatelefone barayibye, barayamaze. Ariko ibigaragara ni uko hashobora kuba harimo n'imbaraga zindi zitari iza muntu, z'imyuka mibi zo gutera imiti. Rwose birakabije. Rero ndabakunda cyane, turi kumwe. Inama naha abanyeshuri rero, cyangwa se abagenzi bari kwibwa muri iyi minsi, birinde kugenda bari bonyine, kuko biragaragara ko abamaze kwibwa no gutekerwa imitwe ari wa muntu babona ari kugenda wenyine, bagahita bamwegera bagatangira kumwibarishwa ibintu bidafite iyo byerekera, abona ari abantu bazima, bikarangira bamukatanye, bakamujyana ahantu nawe ubwe akiroturuva, akagarura ubwenge, barangije kumutwara ibyo yari afite byose. Rwose mwirinde kugenda muri mwenyine, jya ugenda uri kumwe na mugenzi wawe, mu rwego rwo kwirinda gutakaza ibyawe. Rero namwe bayobozi cyangwa se namwe banyeshuri, nujya ubona mugenzi wawe ari kumwe n'abantu udasanzwe uzi, cyangwa ubona ko hari ikintu ukeka, jya ugerageza kumwegera cyangwa umutabarize, kuko ari jye bari mu mazi abira. Ndabakunda cyane rero, dukomeze tuberane, buri wese abere ijisho mugenzi we, turindane, dushyire hamwe, abashyize hamwe nta kibananira. Abagizi ba nabi, abo bajura tuzabahashya kandi tuzabanesha, dufashijwemo n'Imana, natwe tubaye maso. Ndabakunda cyane rero, bye bye.